nashatse umugore wa mbere mukuru w'uwo mfite uriya mwavuganaga baza kumuroga aragendera arapfa hanyuma mpita nshaka uriya rero uwa mbere twabyaranye abana babiri barabaroga barapfa ntabwo bishwe n'uburwayi aho nari ntuye ntibakabone ngo ndatukura gutukura nta n'ijana wifiteho biba ari 00 kera ngitangira uturaka nakundaga nanjye kurya bene aka kantu none byabaye 0 byabaye basket na volley iyo niyo munzu imwe mu base mbona hariya none cyo hanze cyarutura ngicyo uruhinja rwavutse uwo munsi rwo kuri Noheli imbwa zo kwa Bernard Makuza zahaze niza bambara bodaboda ntabwo ari kimwe okay byari nawe barabizi dutangiye ikiganiro cyacu dusuhuza abantu badukurikiranye abantu bakunda channel ya Miss Nyambo mukomeze mukore subscribe ndakeka abantu isura yawe yonyine ari abantu benshi bayizi ariko abatayizi turagira utwibwire nkaba uko mubisabye ariko ngomba kubikora ngiye banyita Paul Jacques nkaba navutse muri 61 nkaba mfite imyaka 61 nkaba narabyirutse ndi umuntu wiganye ubuhanga bw'ibikoko byose kuko burya aho kwigana ikibi wigana ikiza gisatse imbaga n'imbaga z'abantu nkaba nibwira abanyarwanda twese ko abatamerukaga gwenda n'abambona hari benshi bajyaga badiskita ngo narapfuye ariko ndiho umaze igihe kabisa tugweruka nge nabonye video yawe ugeze kugirana na Kigali Today ni video imaze imyaka 9 kandi bigaragara ko yari akunzwe n'abantu benshi so byagenze bite kugira umara imyaka 9 abantu batakubona ngewe burya sinzi bana ejo narabikubwiyeho twari turi ugira impano ukayipfana ubusa urumva ubuhanga bwanjye bwari no kuzamuka bugakomeza bukazamuka bukajya mu ntera ndende ariko bitewe nuko nari ntatekerejweho niyo mpamvu wumva umuntu yampano ye igenda igwa kuba butifite nta shinge nta rugero ariko utekererejwe ukabona ugutekereje akavuga ati reka wenda duhamagare wa mugabo w'umukomediye Paul Jacques ngiyewe ibyo biba ari nk'amahirwe ariko nari naraveteye abenshi banyibazaho ati bwa buhanga bwe bwararangiye yarashaje n'abari batakinyibuka mbasabye ko bagomba kujya bandeba n'abafite abana n'abafite anniversaire bagomba kujya bampamagara kuko burya impano nziza nisetsa isetsa imbaga n'imbaga igasetsa n'abayobozi harya ubu ibisimba ushobora kwigana ni bingahe kugeza ubu ngubu ku mubare tubaze ibiciriritse byose nzi nashyizemo ibyo ntazi kubera nta kintu mba nifiteho ngo naba mfite za deparsoma cyangwa iki zindeplaza muri za Nyungwe cyangwa muri za parike mu byo niziho nigana ni 40 wari tubwiye ko wavutse ku mubyeyi umwe w'umunyarwanda papa ari umuzungu so bahuriye he niba uzi amakuru numvaga nuko nyine biriya bihe bya kera bigiraga za Bukavu niho yanwitiye abazungu nyine ngo ariho babaga bakoraniye mbese bakobwe b'icyo gihe bakera nyine bagendaga bagiye gushaka twashogore two kubaho nyine ntwarebe icyarera abana ubwo rero akaba nta bushobozi yari afite ntaki kugeza ubwo babishe muri jenoside nyine
ubwo bamaze kubica abandi tuvindimwe bishwe n'uburwayi byo ntabwo ari jenoside. ni ukuvuga wakuze utabona papa wawe? ntamubona, simuzi, sinzi isura. nta nubwo wigeze umubona n'ifoto ntayo nzi. ni ukuvuga niwe mwana wenyine yabyaranye na mama wawe? n'abandi bo niyo bakiza ko bariho barapfuye, ni njye uriho gusa. ubwo se wenda muri iki gihe abametisi baramenyerewe, nko muri icyo gihe cya za 60 na kangahe wabagaho abantu babona umeze nk'umuzungu? nabagaho nyine ku bya probleme gusa, ukareba nyine uko wireba, babona abagutuka ngo dore kire ko gisa ngo ni urunyendaro ni uruki, nyine ukarenza ukabyihorera kuko ntiwarwana, wumva ukumva nyine ibyo bakwisa bavuga gusa, nyine ukarekeraho kugeza n'isaha. Rero urumva nubwo umuntu aba afite ubu bukomedi nyine bwisekereza abantu, kurya ni nka rimwe na rimwe ako kacyayi nkakabona cyangwa se nkabone ubwo nabwo aho nari narakoze nyine nkakora mvuga ni wenda ibara ayo 30 cyangwa 40 ingahe, byabaga ari ukugenda nyine hakagurwamo utu turayi tw'abana nakakabunga n'ibyo bigahwanyiramo. none se kugeza ubu nta bantu bajya kwitiranya n'abazungu? banyitawe ko nari we n'igisura nyine banyita ko ndi we, ariko banyita ko ndi wa wundi wapfubiranye wapfubye. kuko nkari ahantu nagusanze ukorana n'abahinde, umuntu atabizi yagira ngo uri umuhinde. n'ubundi abenshi niko bagiye babidiskita, ariko ntawe njye nta nubwo ndi umuhinde. Papa ngo yari hagati y'umudage n'umutaliyane, ubwo rero nkayoberwa aho mfata naho ntafata. yaba ari umudage yaba ari umutaliyane, okay, gutyo nyine n'ibyo. urabona wari umumetisi, kandi mu gihe cya kera abametisi abakobwa barabakunda cyane, sibyo? sinzira nawe icyo gihe wenda mu busore bwawe byarakubayeho gukundwa n'abakobwa, n'ukuntu waje guhitamo uwo mugore umwe? njyewe kunkunda barankundaga pe, ariko narabiyakaga kuko nta bushobozi nabonaga nari mfite, kuko uzi ko abakobwa baba bishakira icyo baha. akenshi nkanabiyaka rwose, haba n'uwashaka kunyikundishaho sinumve namwiyegereza, kubera kuko ku cyo wabona cyose barasenya ntibubaka. n'ubu ngubu ndize ngeze iki gihe nta witwa umukobwa nabyaranye nawe umwana wo hanze. nashatse umugore wa mbere mukuru w'uwo mfite, uriya mwavuganaga, baza kumuroga aragendera arapfa, hanyuma mpita nshaka uriya rero uwa mbere twabyaranye abana 2 barabaroga barapfa, ntabwo bishwe n'uburwayi aho nari ntuye. ukeka kuba barogeye iki se buriya? kubera ubwiza bari bifitiye nk'ubwanjye. nabo barabametisi cyane, bari beza cyane, inkumi n'umusore. ubu mba naranashyingije nta n'icyo mba mbaye. kwihangana igice amahirwe nyine gitera uburwayi, iyo aryo uba ugomba kubona ibyiza ariko ukabinyagwa. yes. none ni ukuvuga washatse umugore wa mbere amaze gupfa? hari haciyemo nk'imyaka 4, abantu benshi banazi ko ntazanarongora. ushaka murumuna we byaje gute se? ni rwa rukundo gusa nyine rwo gukundana n'umuntu ke wowe tumaranye imyaka 14 kuva nyine yarapfuye. uwa mbere yapfuje 2, uyu wa kabiri nawe dufitanye 2 n'indanka zingahe zavuyemo bamuzinga, ibyo wumva bita kuzinga. babaziza kubera ubwiza bwawe, ukuba wimereye nyine n'ibyo. n'abandi bakobwa baba kwifuza. ubu narabiyatse ukarega, bira ntabwo ari igihe cyo kwandavura y'abana. ntubuzi wagutera ibi n'ibi, ntubuzi wagutera corona, ntubuzi wagutera ibiki, ntubuzi uyirwaye n'utayirwaye. baragutereta wowe ukabanga nk'abiyama rwose, uvuga ni izina rya Yesu, abanga bakaroga umugore wawe. nuko nyane bakavuga bati karakantu reka tuzakaroge tubutesha umutwe, ariko Imana ntibyemere. nyine kubera kuko ubona udasa nabo bashaka kukudiskitaho, uburezaho nyine
wenda ukawanarira ukihanagura kuko nta kundi wabigenza kuko nyine nawe ububyirebaho uretse ko gusa igihe kimwe nigeze kubaza mama ndebye mu ndorerwamo ariko mama ni kuso cyo nkabasanya no kubera iki mama akanyihorera ese ni wowe mbyara wenyine cyangwa hari undi umbyarana nawe akanyihorera ntabwo nanjye mu myaka 15 ariko mama ni nzaguhunga nigendere kuko ibyo nkubaje ntusubiza ko mbona usocyo urigekara nkaba nsanya no kubera iki nabimbwire birinda birangira gutyo nza gutyo kugeza ubwo nyine naje muri Kigali intambara za kuzaba nza kuzumva ko nyine bishwe tugenda tujya kwashyingura mu cyubahiro uhacemo nk'imyaka ingahe tubashyinguye mu cyubahiro aho bitihanika buryo umuntu agenda ari mbabaye ariko kubabara ukuba ubabaye kose biterwa nuko baravutse iyo baravutse mu bukene ukuri wa mukene iyo baravutse uri umukire uva kuri wa mukire ariko singaye abakize kuko iyo bakize bifashije uri umukene ugira icyo bifashaho ari ufite kukudepana akakudepana ubwo rero urumva icyo mbabwira cyane ku bari banzi n'abashobora kuzambona muri iyi minsi ishusho zasohotse no kujya bagira icyo bifashishije bakarwana ku muntu kuko igihe ugihumeka ukabura icyo kurya ushobora no kuva hano washonje wagera hariya mu muhanda ukagwa hasi kumva ngo Paul Jacques ngwizarira mwije ubwo rero urumva ibyo ngira abanyarwanda nyine banyumve neza sivuga bibi burya iyo ushaka ikijya mu gifu ugomba kwihanyanyariza ukihanyanyariza kuba kuruta harako gaciro kakaguha nka Bernard Makoza arankunda pe nabanyumve abari muri salo cyangwa zanyumve muri aho yicaye muri salo anamamaga ati Paul Jacques aturije utajye uzaze ngo agafuka ku muce nagenda nkagasomera agakubita ku rutugu nkiruka umuntu agasigara ashaka iki utwo tuboga n'utwo turehari ko nyine ukarya umwana akaramuka ariko rero ubibona uri umuntu mukuru umwana ukayura akavuga ati papa ati bito ko bunjone ese mwana wanjye ndabigenzane ubwo rero nuko bimeze banyumve bagibandwa no baranduta pe bandusha n'imibereho miremire myiza cyane ntibakabone ngo ndatukura gutukura nta n'ijana wifiteho biba ari 00 ndabishimira Imana ko uko nubwo nasigaye mu bantu biwacu cyangwa ubu tutaricanywe nabo burya kuba mu muyi umurwa munini ntacyo pfa kuba uretse ko nanjye nahuye n'ibigeragezo hano nari ntuye intambara igeze hagati na hagati sinzi wantekereje ko nari ntuye aho ngaho bantutumura mu nzu bangeza ahantu hari akararo ku karambo barandasesha isasu rirampusha bangeza kwirimira bagantwaye udufunguzo mu ntoki gutya nyine ngenda nuzunguza noneho bangejereyo gusa Imana ibaho irwana ku muntu iyo Imana itashatse kupfa ntupfa interahamwe nye zari ziraho ngaho ziravuga ziti kari akantu kisekiriza nta kintu kifite mwakaretse ngo yiganaga ikinani ese kumwigana yiba narabyivuga ku maradiyo nyine nka mbere y'intambara kera akiri perezida nyabyo hatarazamo impinduka zo kwica abantu n'iki ubwo urumva mbese babaye nk'abandwanye nk'aho ndi miliyoneri mfite imodoka cyangwa moto kandi n'akazo nabagamo narakodeshaga icyo gihe ngikora naravuye kwa Mironko nyine nari makoze imyaka 5 narakoreraga ntica ntikeze n'ibyo twari twanahozeho tutabirangije
noneho umuntu aza kunyikundira anjyana muri Burarirwa, arambwira yari directeur administratif wa Burarirwa w'umunyabutare yitwaga Desire Habiyambere. Ukuntu yabonaga nagendaga nka Benz yarabikundaga cyane, akavuga ati noneho arankunda, arambwira ati wa mugabo ngwino njye kuguha akazi. Bamaye akazi k'ubusekirite kuri Burarirwa, ndakoraga kuri duwani y'imodoka maze kurangura aho isohoka n'aho izinjira, nakoraga aho izinjira. Rero kera ngitangira uturaka nakundaga nanjye kurya bene aka kantu, none byabaye zero, byabaye basket na volley. Miss Nyambo ndayikunze cyane kuko Miss Nyambo abayikoramo bayo banyibutse bakaba bampamagaye. Ni karibu kabisa. Noneho nkaba mbaje no kwibwira mu banzi bose bamwe na bamwe barimo ba Bernard Makuza, abandi basena mbese n'abandi badepite bandi no kwa Barando baranzi cyane, baraba ministre n'iki byose. Urumva ibyiza birisetse, ibi bintu bisetsa. Noneho rero nkaba kugira ngo bigemo neza ngiye kubanza waka karirimbo k'abayobozi bacu abatuyobora bose n'iki gihugu cyacu cyiza tuzi ko turi abanyarwanda bagomba kumenywa bagakundwa cyane. Musanganwa mundu shimishwa n'impuhwe zawe, ubwiza kuri kose amezi 9 ni menshi, mwese ndi musozi kandi narakugoye ibikomeye. Mu nganzo ni haba umwezi zakuvugira imivugo, mu mvano yo kubaho uragahora igorora. Tukaba dukomereje kuri iyi ni Miss Nyambo. Aka gatangirana n'izi comedy zanjye. Tukaba dukomereje ku kintu mureba hano imbere yanjye cyitwa Coca-Cola. Tukaba dukomereje ku kintu bita Zingaro Bourchette Le Gardin. Nzanira ko nyisha nongere kuri inyama nta karimo. Okay. Tukaba dukomereje ku kintu bita Rebanane, icyo bita igitoki. Tukaba dukomereje ku kintu bita Rezrashide, ubunyobwa. Tukaba dukomereje kuri ziriya nyoni mureba eshatu, Sarukondo, inyombya, inyamanza byabusubuye. Inyombya, inyamanza ngiriya hejuru nuko kaba kavuga. Tukaba dukomereje ku kintu bita rokoke usubuika ngura abantu bajya muri travail ejo. Tugakomereza ku isake ikiga ukubika. Iyo ntabanga igira, nta kantu na kamwe.
dukomereje ku kintu bita inkokokazi igiye gutera rusake itireta ngiyo. Tugiye gukomeza ku kintu bita ipusi yo mu nzu n'iyo hanze, ntabwo ari kimwe, ziratandukanye. Iyo niyo mu nzu imwe mu baze mubona hariya. None icyo hanze cya rutura ngicyo urujwi rurerure. Dukomereje ku kintu bita isamaki iri mu mazi. Ubwo biri kunywa amazi. Dukomeje ku kintu bita igishuhe kiri mu biziba. Dukomereje ku kintu bita inuma y'ingore n'ingabo ziri gutereta ngizira mu giti. Iyo ni ingore. Haje iy'ingabo. Dukomereje ku kintu bita umusambi. Dukomereje ku kintu bita uruhinja rwavutse uwo munsi rwo kuri Noheli. Ubwo nakaba kavutse uwo munsi. Dukomereje ku kintu bita udushwi turi mu magi nyine zituragasa kaba kayaziviziye ishaka kuzirya. Ubwo rusakira zikemeye. Ubwo dukomereje ku kintu bita ishevure yasusurutse nishwe na baridi. Ihene yishwe n'imbeho. Iyo ni yaraye mu gihuru. Dukomereje ku kintu bita inyana na nyina, arizo Perezida wa Repubulika aha abanyarwanda kugira ngo binywere amata bose ajya abasesekaraho. Ish noneho iyo ni inyana. Noneho nyina itashye. Ish iri kure izisange yayo. Noneho dukomereje ku kintu bita imbwa zo kwa Bernard Makuza zahaze niza bambara bodaboda ntabwo ari kimwe. Okay? Byari nani warabizi. Yo ziba ziri mu bipangu. Noneho tumi twa feke twabuze inyama twari tujumba ngutwa. Urayumva? Urumva ko nazishituye. Noneho dukurikijeho ikintu bita umusambi. Noneho dukomereje ku kintu bita akajwi k'urukwavu. Nuko kaba kajwigira. Tukaba dukomereje kuri aka karirimbo nako nkunda cyane kavuga ngo nagiye urugamba rushyushye data wambyaye mutera agahinda siga ababyeyi ntabishaka data wambyaye ngo nteze gutsinda
nari ntegereje amahoro ngo ngaruke kwa data kureba nari ntegereje amahoro ngo ngaruke kwa data kureba imyaka yansize nyireba yaherekeje urungano rwanjye mubyeyi ushimishwa n'iki ngo tugihumeka nyiguhe biganza bitari mu bwiko ndaguhaye cyo tungicyo ushaka biganza bitari mu bwiko ndaguhaye cyo tungicyo ushaka hari kamba ryiza Yesu azanyambika azahita w'inyenyeri ningira amahirwe yo kuzaryambara iryo kamba ryiza Yesu azanyambika yewe Yesu we waramamaye wewe ugeze hose bagukurira ingofero tugera mu bibazo tuzakwamamaza yewe Yesu we waramamaye ubwo rero nkaba yari Paul Jacques wari waje kuri TV ya Miss Nyambo ariko Miss Nyambo bice ugapapuro Miss Nyambo uzambaza wese ati waruri nari ndi kuri Miss Nyambo nukuri nzajya nyifana cyane kandi mujye mukomeza courage mu mpamagare sinzicwe n'inzara kandi muhari bon ubwo rero nkaba ndagije nkurikije gatangira igitaramo nkaba ndangije ndi jeune Paul Jacques pour comédien Jean-Pierre Monégal, je descendais comme il y a ma résumé dans mon gonga et je construis mon vélo. 00 bat postal frigire mozel kamotwa zingiri c'est fini zimeze fatiwana kuri TV. Oui, his a breeze and why Tuesday morning come here to go in. Murakoze.